Ha, ibintu bikomeje gukomera muri uyu mujyi wa Gisenyi cyane cyane ku nkengero z'umupaka. Ibintu bikomeje kugenda biba agatereranzamba. Ko mubibona natwe twitazuye kabisa, twagiye kure cyane aho tudashobora kutugeraho basi, ariko ni ibibazo gusa. U Rwanda rukomeje gukumira, cyangwa ingabo z'u Rwanda zikomeje gukumira ingabo za Kongo kwinjira mu Rwanda. Niyo masasu muri kumva ari kuvugira aho hakurya. Hakurya ari kuvugira ni ku mupaka wa Petite, haruguru gatoya abazi neza mu Birere. Ndetse ko hariho ari kugerageza guturuka akaza mu kirere cy'u Rwanda, uretse ko ari kugera mu kirere cy'u Rwanda. U Rwanda byagaragaye ko rufite systeme y'Abanya-Israheli ikumira ibisasu byo kugwa mu gihugu. Kuko ayo ni amasasu muri kumva wagira ni inguba n'imbunda zikomeye. Urumva ko birimo bigerageza kuzamuka hejuru mu kirere bikarwanwa. Byagaragaye ko u Rwanda rufite ya systeme yo Israel igikoresha kugira za Iran zitayitera. Nta gisasu kiri kuzamuka hejuru mu kirere cy'u Rwanda. Byose biri guhita biburizwamo hejuru, bikiri hejuru mu kirere. So Igisenyi rero ukuntu bimeze, abaturage urabona ko abenshi bagiye mu amazu menshi arafunze. Abashoboye bashoboye kuzamuka i Kigali, za Mahoko haruzuye. Nuko byifashe. Ubwo natwe mu kanya gatoya turi buze kuba tuzamutse. Byahoze bivugwa kuva kera cyane ngo u Rwanda rufite systeme zirinda ikirere. Bivugwa mu magambo tukagira ngo ni ukubeshya gusa. Ubu ngubu byo byagaragaye ko izo systeme zihari, kuko isasu bigera kuri 5 birenga byaje mu kirere. Aha mpagaze mu kanya kuri video nasize mu kanya, byaje mu kirere, ikirere cy'u Rwanda kirabihagarika biyongera mu kirere. Icyaje kumanuka ni utuntu tw'utwuma tw'udufragment. I don't know. So murumva ko hakurya iyo ngiyo rwose ibintu ho birakomeye cyane. Birakomeye. Nta kundi wabona video. None se wajya mwari amasasu nuku. Kuko wibesheje ukavanga. Ninjye muntu uri hafi cyane kurusha abandi banyamakuru bose. Ninjye muntu ubwirageje kwegera ahantu hafi, kuko abandi bo bo bagiye. Njye navaze ati reka nkomeze mbabere ahangaha. Mugerageze abasenga musenge. Uretse Imana yonyine yatabara, nta umwana w'umuntu watabara kabisa. Njoo hapo munasikia fujo hapo kule. Kama hapa ni maombi ya Mungu. Tumuombe Mungu tu atusaidie. Lakini vitu viko hatari. Vitu ni hatari hapa karibu kwa jirani wetu na hapa karibu kwetu. So bimwe biri kuza bikazamuka bikagera hano mu musozi wa Rubavu. Uretse ko nakiri kuhagwa kuko kiri kwagera izo systeme zita zibihagarika. Gusa amakuru ku rugamba ho ubu nta makuru ari kuvaho, kuko nagwa ajya kureba amakuru ngo baza amakuru ngo bimeze gute. Uri kubona abantu mu bintu bimeze kuriya. Nuko nkuko bimeze, nuko byifashe. Hirya ho nuko bimeze kabisa. Ndi kwibaza ubu ngubu niba hari ikintu gisigaye gihagaze ku butaka muri Kongo, hariya mu Birere, cyangwa se hariya ku mupaka ndani w'u Rwanda. Kuko ubu ngubu nta amakuru tuyaheruka mu masaha 3 nibwo twariyo. Ubu ngubu moto ni moto, dawa ya moto ni moto. Bari muri nipe nikupe kabisa, mpanguhe.
ese turi kwibaza biraza kumara igihe kingana iki, ese biraprolonja n'ejo bundi ntawamenya. Gusa izo singoma si ibiki, izo n'imbunda, ni ibintu biraha imbere yanjye kabisa. Njoo munasikia aya bazi ubwoko bw'imbunda bari buze kutubwira, njye ntabwo mbimenyereye, ibi bintu si byo byanjye. Umugi urashize, Goma yo ntigihumeka. Bavandimwe, ibi niki. Ubu ngubu nanjye amasasu yari kugwa hejuru uku nguku ndimo mbabwira. Muriyumvira rwose ibintu byakomeye, umugi washize, Goma yashize, ibintu byakomeye. M23 nta mikino ifite, M23 nta mikino ifite. Gusa amakuru tudafite neza yo kukiwanja niba iyi mbunda yo mu Rwanda iri kurasa, amakuru ntabwo tuyafite kabisa. Ariko umugi urashize, ngiyo Goma, birakomeye. Mbabwira iki, mvuga iki? Ceceke. Ibi ni ibiki banyarwanda? Ibi bintu bitamarizika vipi? Intambara ihinduye indi sura. Abasirikare ku rugamba bari kwiyerekana ati mpanguhe, ufite igikoresho nanjye ndagifite. Turabifite nanjye ndafite, mpanguhe. Gusa ikiri kutuyobera, ese ko byagaragaye ko abasirikare ba Kongo abenshi bamanitse amaboko, niba ari bo bongeye kuzura umugara, niba byagenze gute? Kuko mu kanya twari muri Kongo babura ko umusaduza cyangwa icyo bita backup, niyo mpamvu bamanikaga amaboko abenshi. Niba ari backup yaje, nabyo ndaje mbibamenyera aka kanya. Ariko mbabwize mukuri yuko ibi bintu ntago twari tubyiteze. Mu byo twari twiteze byose, utaravuga urugamba ntago bararubona, umuntu uvuga intambara ntago barayibona. Dusigaye mu mugi turi babiri muri uyu mugi. Ubu natwe twagiye muri antibare hasi, uko ndimu ndahantu kabisa, nitsinze neza, keretse bajyanye telefone, kamera ariyo bafashe. Mana uturengere, rengera abantu, rengera ikiremwa muntu. Mana, ibi bintu twari tubyiteze muri Afurika, twabyumvaga hirya muri zaga. Unbelievable moment, umwanya utakwizera. Nta by'amasezerano, nta by'iki, nta byo kurekura. Abagiye, abahari barakomeza. Nta M23 ati ntituyamanika, ahubwo FARDC murihe muvemo. Urumva M23 ati FARDC muvemo, cyangwa se muze mutwiyungeho. Abasirikare b'i Kinshasa ntacyo bamaze, abenshi bamanitse amaboko binze ku basirikare ba M23. Ubwo ab'i Kinshasa niba ari bo bamanutse, sinzi ibi bintu kabisa, nabyo ndaje mbibabwire.
ye. Gusa ikintu kigaragaza ko byibuze hari air defense hano mu Rwanda cyangwa se hari umutekano ukomeye ni uko aha hantu ntabwo ndi kure cyane n'umupaka, ndi mu birometero bingahe uvuye ku mupaka, ariko urabona ko basi ntabwo amasasu arimo kuhafata kuko biri guhita biburizwamo cyane, dore ko igisirikare cyamanutse, abana bambaye igikoresho cyamanutse ewana. Bantu namwe mwagiye mu mutekano hirya, muze mu birindi umupaka kabisa. Ibi bintu imihanda muri kujyamo irabakorera ishyano. Bantu bari muri Rubavu mungurikiye, mube mu mazu, mwisohoka mube mu mazu, mube mu mazu mukurikize gahunda leta iri buze kubahereza. Naho gusohoka ntibishoboka, leta nibahereza gahunda turabagezaho, turabamenyesha, ariko mube mu mazu mwisohoka. Who knows this the end? Who knows the end? Who knows this all? Who expect this one? Ladies and gentlemen, you can't breathe. Utarabara ntago barumva abantu muri hehe, muri Iburayi cyangwa se muri Kigali, hirya no hino mu gihugu. Ibi bintu ntimubirebe ngo mubiseke, ntago ari inkuru mbarirano, si ibipapirano. Ahangaha am live, ndi live kabisa. Ahangaha ndahari, ibyo bintu muri kumva rwose nanjye byancanze. Amasasu ameze nabi, icyo bita isasu na Ukraine bazitarasa ibintu nk'ibi. Bantu bakuru dukomezanye, bantu bakuru muri he, mbabwire ngo mwe mukomeze mube maso. Nta kindi mbasaba, mwe mube maso. Gusa kugira ukomeze kunkurikira neza, ntucikwe na buri kantu kose ndagenda nshyirano. Hari akantu bavuga ngo ukanda ngo ni subscribe, icyo gihe iyo ukanze hari ahantu gashyiraho kazugira, uri buze kunkurikirana kuva uyu munsi kugeza indi minsi. Kuko ngiye kukubera ahangaha ndi ngiye, hari ahantu ndi cyane kabisa ku buryo meze neza, ngohereza amakuru ahari. Shakisha ukuntu wakora kukazugira nurangiza kugira ukurikirane iby'urugamba. Buri ikintu cya mbere ni amakuru. Niyo mpamvu ndahanga kugira ngo mbahereza amakuru, mumenye uko mwitwara, mumenye uko mubigenza, ndetse mumenye n'ukuntu bimeze, mumenye urugamba ukuntu rumeze. Ese byifashe gute hepfo mu mazi? Ku mazi M23 nawe yahatanguye. Ese ubufasha bwa Kongo bushobora guturuka he? Ni ibintu, ni igisubizo nta muntu akibonera igisubizo. Iki kibazo cy'ubufasha bwa FARDC bushobora kubona nta n'umwe akibonera igisubizo. Ese kuko M23 iri kure cyane, yabahereye kure cyane, yaratangwa impande zose, kandi ifite igikoresho, yinjiye aha muri Goma yiteguye, izi neza ko kufanana kufanana kama kawaida, tuhafate cyasi dupfe. FARDC ifite ibibazo, iratabarwa nande? Araturuka umucunguzi wayo kabisa. Ese abahungu ba M23 barakomeza kwihagararaho kugeza iminsi ingahe, imyaka ingahe? Dore ko intambara z'iki gihe igigenda ikawusa, intambara imaze imyaka 3. Birabibyuya bantu banjye mungurikiye. Ese wambaza ngo ahandi ni nanjye sinahakubwira rwose. Ese ni hehe ewana? Gusa icyo nzi cyo niko ndi hafi cyane kabisa. Niyo mpamvu muri kumva buri agatamba kose ndi kwa ndi nako. Ladies and gentlemen, sengera mwene wanyu ni wari utuye muri Kongo, musengera umubwira ati Imana umva amasengesho yacu.
bantu muzi gusenga ngaho twigaragaze dusenge Imana yumva amasengesho basi ibintu birekera ese wamenya nijoro byo biri buze gucurika mukomeze mubane nanjye gusa nahangaha ndi nijoro ho ibintu biri kuba ari urudubi nahangaha ndi we kora subscription uyikande neza rwose ushyire ukazogera kugira ibyo ndashyiraho byose ubashe kubibona nta kindi kintu ndi kugusaba nicyo ngicyo uyikore nurangiza ukurikire amakuru yose kuko nutayikora ntabwo uri buze kubibona ukuntu biri kwenda kandi ikintu cya mbere ni amakuru amakuru nicyo kintu cya mbere burya amakuru aruta byinshi aruta amafaranga amakuru aruta iki I'm here for you I'm sure yuko ndibuze kuba everything you need about the battle wowe mana igoma bimeze bite abantu barashize igoma murahabona aho hakurya ndimo ukira aho ngaho ni muri Kongo rwose wowe mbuga ngari njoo karibu hapo na Goma mumeze mute amakuru hari nuko hari ibisasu byaje bikagwa ku butaka bw'u Rwanda fragment zigafata abantu ibyo bisasu rero bya sandaye nyine fragment mabizo gisandaye hari bishashi bimanuka ariko kabisa hari ijambo umusaza yavuze ngo mbese bari bigaragaze mbereke ko bitare do nibi mwumvise nyuma y'ama speech menshi ya His Excellency yagiye atambuka avuga ngo umutekano w'abanyarwanda ndafite mu biganza dore biri hirya ngaha ntago kabisa bihari Mana yumva gusenga kw'abantu ntibyoroshye habe na mba ibyo sinjye wabivuze habe na mba utazi intambara ampamagara mbazi utazi intambara bantu banjye Mana tabara ibintu bihagarare nta wakwifuza kubona ibi bintu bikomeza ku izo ni ambulance ziri kugenda nyine zifata abantu bamwe bahuye na za fragment petiteho nta muntu utamba hari gutamba ibikopo ubu ikintu ngiye kubakorera ngiye kubasigira kamera hano hejuru yesitaye njoo dukomeze dukurikire kuko Mogoma nayo amakuru tugezeho nuko Mogoma nayo yaje gufatwa ubu ngubu nyine bari kwihagararaho ngo kakandi kanyuma kakanyabugabo ariko sinzi nyine nanjye unavuye muri Kongo kare ku rugamba navuye kare sinzi niba ari ako kanyabugabo cyase nawe ndi musada waje amakuru yaza nawe ndahita mbabwira ndaje mbahabere ndahari kabisa mwe mukurikira ahangaha mumurikire ndahari kabisa dukomezanye muri he mumenye amakuru ikintu cya mbere na amakuru y'ibyabereye hirya no hino kwisi kandi nahandi wasanga uretse ahangaha kuri Santos TV ahangaha kabisa dukomeze ntago ndekeye dukomeze murebe niyo indi video nsizeho muyirebe none ibintu birarenze ukwemera reba iyo video nsizeho none birenze ukwemera banyarwanda abantu bavutse muri 2000 ngo batazi intambara Imana bafashe ntimuyimenye ntimuyirebe mwagiye cyase muri mu mazu muryamye reba iyo video nsizeho none ibintu birenze ukwemera Mana yanjye birenze ukwemera